sogokuru we Adamu Aburahamu Ruganzu Ndori Gihanga wahanze u Rwanda we sogokuru we Adamu Aburahamu Ruganzu Ndori Gihanga wahanze u Rwanda we ariko reba kimi bifite ingufu Salam ayibonye si hasi iyi ni bo isekurume y'akagarebe byakora imeze ni nk'iry'ihene hari ahepfo twarize shayira wananira mwana bisejeho ndabatisha ati ndaguhira igitunguru n'amavuta bigakora no munsi umuta ni sawa urusosi ruraba ritanje ariko reba kimi bifite ingufu. Banyarwandakazi inshuti bakunzi b'urubuga biza tubireba turabasuhuje. Hari hashize igihe kinini kandi n'ubundi ntabwo nje kugira ngo dukore ikiganiro kinini kirambuye, nje gusa kugira ngo mbasuhuze kandi mbabwire ko nkihari, ndacyahari rwose, kandi ntekereza ko n'ubundi ni nka kwa kundi bavuze ngo iyo umuntu ashaka gusimbuka urukiramende neza asa n'usubiye inyuma hanyuma akarutaruka. Hari byinshi duhugiyemo muri iyi minsi ariko biri hafi kujya ku ruhande. Hari benshi rero bakomeje kunyandikira kuri email bavuga bati byagenze gute waragiye, byagenze gute barakuguze waragiye, nta gahinda nta musonga by'abanyarwanda ugifite. Ndacyafite abanyarwanda ku mutima, ndacyafite abakunzi b'ikiganiro biza tubireba tugaceceka ku mutima, ariko kandi ni byinshi biba bikeneye gukemurwa. Ndabasuhuje rero kandi mbashimire mbikuye ku mutima, ariko cyane mbifurize impera z'umwaka nziza. Ni umwaka watangiye nk'indi yose ndetse tugomba gusoza nk'indi yose, tutibagiwe ko nk'abanyarwanda hari byinshi bitureba, cyane nsaba abanyarwanda kureka kurangarira mu by'abandi, kureka kurangarira mu by'abandi, kureka kurangarira mu by'amahanga atandukanye, kureka kurangarira ku byakozwe ahandi cyangwa ku byavuzwe ahandi, ahubwo tukita ku bibera ku gihugu cyacu mbere na mbere, hanyuma tugashyiramo n'imbaraga kugira ngo tubishakire igisubizo. Nkuko nari mbivuze rero, mbifurije impera z'umwaka nziza, kandi nubwo hakiri ibyumweru bibiri byose ndizera ko nuriya wa 2023 tuzawinjiramo kandi tuzawurya. Nabo bitazakunda bizaba ari gahunda y'Imana cyangwa se ari ubushake bw'Imana, ariko turacyahari. Nkuko rero mwabyumvise, ako kantu natangijeho ni akantu k'abagabo n'abana bishimira ko babonye akaboga. Niko bavugaga bati rwose uyu munsi ibintu bimeze neza, uyu munsi igitunguru kiri buhumure, uyu munsi ubugari buramirika, bishimira ko babonye imbeba yo kurya. Aho rero niho u Rwanda rugeze, kandi niho RPF yarwifuje, kuko ubundi muri gahunda ya RPF hari harimo ko abo yita abayo bazaba babayeho nk'abagashize, ariko hari abandi barya imbwa bakarya imbeba batagira urwara rwo kwishima. Nibyo bifuje kandi bari kubigeraho. Ariko twebwe mbere yuko dusoza umwaka w'2022 dutekereza iki nk'abanyarwanda? Ibyo ari byo byose niyo twaceceka, dukwiriye kuba dufite icyo dutekereza, dukwiriye kuba dufite icyo twibaza kuri aka kaga RPF ishyizemo abanyarwanda. Byatangiye abanyarwanda bamburwa amasambu yabo, batangira kurisha ibyatsi nk'inyamaswa, none bigezaho abantu b'abagabo bishimira kurya imbeba. Nkuko nabibabwiye rero, ntabwo ari byinshi nje kubabwira, ariko narinje kubabwira ko nkihari, narinje kubabwira ko mukwiriye kwishimira impera z'umwaka, ariko tunatekereza. Hari umwe mu bategetsi b'i Kigali
rimwe na rimwe umuntu ajya abura n'uko abita, wigeze kuvuga ngo ubutegetsi ngo bwari buriho mbere ya 1994 ngo abanyarwanda bari bakennye cyane, ngo noneho ngo bukabahanga imbeba z'inzungu ngo zo korora ngo kugira ngo bakire bwaki ngo zitwa Sumbirigi. Usibye ko ibyo bintu bitigeze binabaho, ariko noneho uyu munsi mu 2022 ubwo butegetsi bwabo ngabo buvuga ko muri za 80 ngo abantu bariye za Sumbirigi, ni nabwo bugaburiye abanyarwanda imbeba. Kandi kubera ko nta kindi bafite na kimwe batekereza cyo kurya, iyo mbeba ikabashimisha cyane, bagaseka, abana bakishima, abagore bakishima, bati umutware rwose w'urugo azanye imbeba yo kurya. Nkuko mwabyumvise muri ako ka audio, umugabo yavuze ati iyi mbeba abatwa bari bamaze iminsi bayihiga yarabananiye, ariko ngewe ndagiye ndayizana. Mbega akaba ari igikorwa cy'ubutwara akoze rwose cyari cyarananiye abatwa, we rero akaba yizanye. Byari byo byose ubwo yavuzemo iby'ubwoko, asa n'unenga abatwa ko bari barananiwe kwica iriya mbeba. Buriya we ashobora kuba ari umututsi cyangwa se ari umuhutu w'intwari wishe rwose imbeba akabazaniye abana n'umugore ifunguro mu 2022. Simfite byinshi byo kuvuga nkuko natangiye mbivuga, ariko mugira amahoro. Gusa turi mu mpera z'umwaka, muzafungura amawayini, abafite ubwo bushobozi muzakinje izo nkoko, ihene n'iki byose n'ibindi mukora mwidagadura mwishimira gusoza umwaka, ariko munatekereza ngo bigezaho umunyarwanda yishimira ko abonye imbeba yo kurya. Murakoze, sinaza ngo mvuge byinshi ko hashize n'igihe kinini ntaboneka. Ibyo ari byo byose bizansaba kubaganiriza mu buryo burambuye mu gihe kiri imbere, ariko nicyo cyari kinzanye. Mubitekerezeho, nzi yuko benshi muri mwe muzasabagiza, mukidagadura, mukagira ibyo murya, mukagira ibyo mumena, mukagira n'iki, ariko muzanatekereze ko ubu abanyarwanda barimo kwishimira ko babonye imbeba yo kurya. Sawa, mukomeze mugire ibihe byiza. Iyi kuyifata ni daje. iracyari nzima ariko Ni nini? Irarutuka. Hasi iyi saa ujya ngo sigisore. Salamu. Ayibonye si hasi. Iyi ni bo. Isekurume y'akagarebi byakora imeze. Ni nk'iry'ihene. Hariya hepfo twarizo jairona niramwana bisejeho ndawatisha tindaguhiga. Itunguru n'amavuta bigakora. No munsi umutani ni sawa. Urusosi ruraba ritanje. Ebane. Sogokuru we